njye nawe ntabwo yafatana n'umwe mitwe undi atambwira ati mpamye gutwe unshizemo nyatanje ndamubwira ati mbabara uyu mukobwa sinzi ukuntu already naramutinyaga ukuntu mukuru namutinya mvuga ati iwe yanakwica amatatuwaje no bwose nta tatuwaje ngengera amatatuwaje nkabatego ko nkumirwa nyine ubwo rero abajumba bamwe ati ngo yitwa Gini Gini gute ngo yitwa Jessica Gini ati sitwe Gini gute ngo yakubise umukobwa ngo yitwa Rabia ngo ivide ngo umva ngo ryibere ngo genda kuva ubwo mu bwango mbamuna mutinya gutyo umva ina bose kuntera ubwo kumutinya gutyo tugiye wabo rero turahageze yabaga n'ahantu heza bicara muri salo acana filime turareba atwekana wifini ngo mwisanzura ni iwanyu ubwo tuyicara natwe ubwo njya kumva sambwa ati uzana ngo bikapu mbibatwaza ndambwira ati kirezanye igikapu cyamana kimujye kwima ngo ya ngo mfite ibyanyu bize ngo mweke aho bitereka ubwo mba ndinje abatanye kunyeka inzu ye nganga ngira mbwa stone niyo yaryamaga ngo yaryamaga ahantu heza ndambwira ati ni heza nganga ni wanjye kabisa nga magari drop imyenda iruzuye ndambwira ati ndabibona ubwo mbe barambwira ati ngo stone ngo ubundi uramuzi ati nawe nzi umuntu ikumbwira ngo umva ngo naremye ngo umusatsi iki byose atanya kunera story gutyo ubwo mbe mu gihe ari muri ibyo abarasunitse ku gitanda ngo mbanze ngo numve icyo gitanda ngo umuntu uza ngaryamaho ngo ni ngo stone banyiguyeho pe ubwo baburanyice mugende gutekereza kuva bangiye hejuru angiye hejuru ati ndambwa ati ni icyo utangiye ubwo aranje avuga ati ngo nyine ngo reka dukore kamwe nagakize pesi nayemeze nk'umunyacyaha ko ntago nari nzi ngo ibyo bya kamwe ngo nari nzi ngo ibiki ngo kamwe ndambwa ati rero ushaka iki muri make ngo ngo katuryamane ngo nakwikundiye ngumva kuva nakubona uko umunsi wa mbere duhurira ngo gahita hotel naragukunze ndavuga ati rero twamubwiza ukuri mukuru wanjye yambwiye ko urwaye se kandi ninjye nawe turyamana mugenzi wanjye akabyumva arajya kundega kuri drafe kandi gafe yongera arankubita ngumbe bati ngo yangose ngo twamwirukanye agataha ndambwira ati ntabwo byashoboka ubwo Jessica gutyo ahita arakaramba aho ngaho mba ndagiye muri salo ngiye muri salo murinza uko mugenzi wanjye turi kumwe dufite blague nyinshi mba naje ndambwira ati ibintu umukobwa yarankore yatwa tugiye kuryama utabikoze ndambwira ati yego kubambwiye ko arwaye sida ubwo turi kongorerana haciye mwageze kagenda yambaye imyenda yo kurarana abaje muri salo ataya kutuganiriza bya stone ibintu n'ibyo atavuga ati sinango mushonje bati turashonje abajyazana inkoko yagera ashyushye nyine ibiryo arabizana n'ayime inkoko imiceri gutyo abitereka aho ngaho ubwo turariye aratuganije ubwo bukeye n'ubundi rodingi nyine naraye mu nteko ako ntango nasinzira kuko nari mfite ubwoba bwa danje urumva ubwo mu gitondo turataha kuko already nemeze nkaho navuga ko namwimye nyine icyumweru cyarangiye atwirukanisha abo twakoreraga aratwirukanisha ubwo girlfriend ambwira ati se kandi wamesheje akazi banyirukanye ngo ubwo ni Jessica ndabizi ngo gute se ngo Jessica yarongana na manager yatumwe bose yanyirukanye iki ko twakora akazi neza ubwo ngo yarakubwiye mu ryamane ndanajya kumubeshya ngo ya umbwiza uko ntacyo ngutwara bambwira ati yarabimbwiye mwarabikoze na pina twabikoze ngo uri mwimye murashwana Jessica mugomba mumenye gutyo nyuma kabaye nimba nongeye kuntekerezaho yongera kuma kandi kazi hano kwa Muzosi Cosmos bandaje nanamwatse amafaranga menshi avuga ati ndayagwangwe no mu kazi ubwo kazansohokana hanze ati naragukundaga n'ubu cyagukunda ngo reka dusubirane ndambwira ati rero uko already nahise nibuka kubwamba nyirukanisha ndambwira ati reka njyewe basi tunywa amezi abiri yo kuba nyine mbanze ko kwigaho mbanze ibyo bavuga nimba ari byo ngo yiko ngo uzankunda yingama kabizi nakamuhaye pe ubwo mbebe atasubira ngo yari manager nyine ubwo nyuma yongera asinde icyo gihe pe aho ngatangiye kunywa inzoga ubwo yongera asinde atavuga ati dutahane ndambwira ati mfite gahunda yihutirwa ngo cyangwa ugiye kuri akabebe
ambwa ati mugiye kumureba heza. none se umva muso atararenga urabeshye Mbeshe gute? ubushize watubwiye ko wavuye mu cyumba wamara kuva mu cyumba agahita abatumura akabirukana. nyine umva ari inshuro ya kabiri basubiye. None uyu munsi utubwiye ko ngo yabagaburiye ngo mwarangiza ngo mukagira mute ngo mugahita muryama mu ntebe mugataha bukeye mukaryama mukagenda Batashe bukeye. bukeye n'ubundi nakubwiye ko ubundi reka bwakeye aba bano bava mu kabari n'ubundi bwenda ubushize rero yatubwiye ko akiva mu cyumba yageze hanze. Baretse gato watubwiye ko ukimara kumwima akagusanga muri saro yabasanze muri saro hamwe na mugenzi agahita batumura akabirukana muri icyo gicuku. Ibiganiro biri hari mwana uya mwana ibiganiro birahari ibiboro birahari. Subira muri statement wakoze kuri YouTube genda ubirebe. Subira muri statement siko yavuze rap muri comment ndabyibuka mwana. None uretse gato none abantu bari kuvuga ngo Jessica yaje tumuzamure niba yarashyire muri request urumva umuntu usinziriye simwaretse undi mwana akabanza nawe akavuga kose ko yavuze ko ari kuvuga turi kumwumva. Komeza musa komeza ntabwo aragera urumva ikibazo cyabaye ku mabyi kandi ntabwo story kandi yamaze kuva mu rugo yaneye. None se urumva atamaze kugera mu kazi ariko kandi mu nkuru y'amabyi mu bwonko none se aho yaneye yahavuze ariko kandi rero nawe tureke kandi wumva mu rugo yaneye oya yaragiye kugera kuri party 2 yasubiyeyo yagiye kuvuga ku by'amabyi ntabwo ntayagiyeyo rimwe. Niyo mpamvu ndi kukubwira inkuru yayirangije yageze ariko ubundi bayamabyi yo yamvuye mu bwonko yavuye mu rugo kare. none se katavuze aho yibyo ni muto nabwana none se ubundi Kelly warabikoze cyangwa ntabwo wabikoze nuko urakoze cyane muri kuvuga waraneye ntiwaneye muceceke nyine bitubwira tonde ko nabyo byo ngo byo kunya umubebe impamvu byose abivuze dore hasi muri comment dore ibigoryi muri comment ngo yaneye yasimbutse bakomeje bazana amabyi muri comment nari nagize depression Kelly waretse kutetsa koko Kelly inkuru ibyo ngibyo ari kuvuga nyine inkuru yo kunyavuye kugira ngo ajye kuvuga uko mani mwibuke ko hano hari abakire bafata breakfast umva nibave kuri live bacakaho iyindi bajya kumva rega nanjye bavange bavange hari icyo bitwaye data Kelly vuga ubundi se Kelly waraneye ntiwaneye nawe wavuze urakoze cyane ibyo kugira ngo nyine ajye kubivuga okay urende ndatangaruka ku mukobwa yitwa Kabebe uwo Kabebe ni umukobwa okay Jessica yabyaranye n'uwo yitwa Jospi urumva uwo Jospi uwo Kabebe nyine akundana na Jospi barabana nabo barabyarana urumva ko Jessica aravuga ko nyine uwo Kabebe amutwaye umugabo yego ubwo urumva ko nanjye Jessica nkunze je already nge Kabebe ne twacingaga cyane ko already niwe nabonaga nyine mu rugero rwanjye abantu bakuru wa Pepe ubwo nawe ndabyaye ubwo rero Kabebe already Jessica nabwo yavuga ati unwa Jospi unwa na Kelly urumva ubwo rero avuze gutyo urumva Jessica nyine Godfather yazamuye Kabebe yavuga ibintu izino bamvuzeho ubwo Jessica kwa kunda ba Jessica ijyanye ndabizi ati nanjye ibi yarabikoze nuza Godfather mukwiye Kabebe ati ngo mwararyamanye na Kelly Jessica nawe ati naye twararyamanye ngo twakoze kamwe ngarangara nabize cyane Kabebe nawe ati ngo Kelly afite iminwa myiza ngo twarasomanye ubwo renge nje kuri TikTok narambwa atumva kwa Godfather ngo bakubaze ngo waryamanye ngo na Jessica ngo na Kabebe ubwo byose babirandakaje ubwo mukundakazanye gutonganya Kabebe kuri WhatsApp hamwe atasohoye urugendo kumvuga kuri WhatsApp kuri TikTok gute urumva ibintu birimo ko ari byiza kunije wabizanye ibintu nk'ibyo ubwo rero niko kuzanga kwa Godfather n'abatakukanje kwa Godfather ndiyo ko bimeze ubwo mba ndahageze ndakantu bavuze nshiramo sticker zo guseka itabadoye Kelly yaje Godfather batekera izamuka bandaje ubwo kako nyine already Jessica numvise yavuze ngo naryamanye nawe kandi umva already ngiye muvadi mwanya byumvishe Kevin Grand Frere cyase wari we wese ntango byaba bisa neza Kelly nawe witurindagiza amabyitse bihuriye nibyo ndi kuvuga nibyo ndi kuvuga ngiye arataza nanjye aya mabyi niyo negereje ariko aya mabyi arangeraho bigenze ubwo ndaza Jessica navuga ati Jessica
ibi ni kuvuga nanga ari byo ndamubaga nyine mvuga ukuri kose ukuntu nyine yansabye namwima ibintu nk'ibyo andusha imihanda urumva izi TikTok yarazifashe ubwo sinzi ukuntu ati basi utekereza ayo Mbaraka yaragusore ngiye basi utekereza ko sunavuga ngo kikisha kiki numbeshyira ako kunyasha nanga byiza pe nago waneye muri make ni waneye umujene ngo yaranereye mu nzu sekeri ndakubaza waraneye ntiwaneye ibyo impamvu yatumye bivuga nuko naje waraneye ntiwaneye aya mabyi Keri nawe ayakwepye ntabwo yayakunze Keri nago waneye ntabwo ibyo machaka already sibyo wenda basi birumvikane nago nyine waneye ariko nago yaneye ariko buriya nago yaneye nago yabikubi bivuga ati iyo mba ngwenda basi iyo mba ngwinzoga sibyo yakuvuga ati byojari byabaye ntabwo mbizi sibyo nago ati byojari byabaye ntabwo ariko rero ngereka mbabwire Keri ukuntu nkurikije ibintu byose avuze Keri wenda ibyo kunya byose mbihagazeho ni ntago yaneye mpari ariko Keri wenda ibyo avuze nibyo ariko hari ahantu atubeshye Keri nuza uriya Jessica atanga keya Jessica yaguhaye keya yagukunze naho wamucikira nawe uri umujene ntago wabona ahantu hari keya ngo hacike ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kamwe nagaki wewe wabubyina muri club utazi kamwe ngo nagaki oya birashoboka pesha abana barankirereje barambwira ati nta mukobwa ngo wanze uko mbese barambwira ati Jessica murakundana ambwira ati wapi nge nkumva nyine ariko nyine mvuze ati wenda ni respect ngo kuvuga ngo wenda no kwanga kakwirukanisha akaguha niyo micererega kurya muri iyi minsi biragoye shu yerega ikintu cyabaye ni kingiki ntago namenye yuko ngo yari afite amazu numva niba utaraneye shu niba ntago yaneye ariko si umuntu mukuru araninya koko akanya mu twashaka kumenya niba waraneye niba utaraneye ntago yaneye Keri gusa ngiye ikintu nakubwira atashudo Keri ntuzanye n'abandi bana babaranga kandi abana babyina umva nkubwire we Keri abana bose abatipe bose babyina nkunda kubona bakunda kwishora muri ibyo bintu ugasanga bari kuryamana mwagiye mugura udukingirizo mukatugendana mu mufuka koko kuba utazi isaha n'isegonda ibyo bintu biri kubere ukaragira ati haje n'uduhumura ntitugiteye iseseme yego karaka 69 ukakagendana mu mufuko ukaba ubizi neza ko mu mafaranga wakoreye ugomba gukuramo make yo kugura udukingirizo ukatubika ukadutsimba kugira ngo anytime ibyo bintu nibikubaho ntujye kuba confused ngo uyu muntu ngo barambwiye ngo arwaye sida ukaba ubizi neza nyine kuri protege ufite agakingirizo sibyo byiza kubera ko ari igihe muhura n'ubwo none niba we waranatangiye no kongera waratangiye kunywa inzoga hari igihe uhura n'umuntu nyine akazi gufatiraho nawe nyine wanyweye ugasanga nyine mugiye muri ibyo bintu ariko iyo wibuka ko ufite agakingirizo ntabwo ushobora ko nese ubu urwara sida ungana gutyo none uzajya kugira imyaka nk'iyabo ngabo bafite bimeze gute mbene icyo mvuga ubundi suba nk'ubwo ntabyo mwakoze icyo mvuga ariko Keri urumva yaviramo aho mvuga ni iki sibyo icyatumye ibyo byose bitaba nyine sibyo wenda na n'ubu wenda navuga ati ayo mahirwe wenda yongeye nyine bigatangira bundi bushye nibwo yahita abona undi wabuvunagura ntamumena pe gusa ariko se nanone Jessica we gute Jessica we ni gute ubu Jessica we gute yaza akabeshyera umuntu ngo yaneye none icyo kinyoma kimeze gutya oya kunya by'umuntu ashobora kurakara nkuko yavuze ngo Mubaraka ngo ntabwo reka nkubwire mwana no reka nkubwire sibyo sha Keri ariko Keri nawe arakuze ku buryo atanya mu buriri namwe mujye muri ntabwo aneye mu buriri ku kigero no mu kigali ntabwo kiri kumva ko story imeze ntabwo aneye mu buriri wowe yaneye ni ukuvuga ngo ntabwo muri kumva story ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo bararyamye umva uretse gato Jessica avuga ko yarabyutse ariko mwanshakiye ikiganiro aho yaneye so Jessica avuga ko uyu nguyu bararyamye ararongora amaze kumurya urumva barasinzira uyu nijoro akambutse akubwe ashaka biragaragara ko yashatse toilette akayibura urumva hari hashyashya niba yatinye kumukangura niba byaragenze bite ari nyamwisorori yikuba mu gikoni urumva ngo afata toroshe nshyashya sa ayinnyaho mu gikoni sinumva se yarashyizemo disipurine arangije kuyinnyaho wumve ngo ahita asubira he mu buriri Jessica none ikimubaza kurusha abandi ndapfuye ndarira ngo yaje no kumuryamira mu mashuka atiheshye nicyo cyamubabaje atiheshye yaneye mu gikoni arangije noneho Jessica ngo mu gitondo arabyuka Jessica agira discipline ageze mu gikoni ngo Jessica ngo arabyutse mu gitondo ngo agiye kumutekera breakfast urumva reka mbishake asanga yaneye amabyina yahari niyihishira abacanye ku jisho ndagowe
ariko kandi nuko keri imana njye keri ndi kubona ntazi ni umuntu mukuru sinibaza simbizi da oya ntago sinari mpari umwana ngewe icyo Feri. ndi kuvuga ni iki ngiki sibyo ngewe wenda basi wumva nk'inzoga kuba ati Jessica byabagezeho ntabwo mbizi ntabwo nanywaga inzoga ntiwavuze ngo hari aho wari waratangiye kuzinywa keri oya yabivuze nyuma nawe dore mwimufatirana mwimushyushye zinyweye nyuma ndi kugira ngo gusa tugendane neza nk'umutangabuhamya urumva nyine ikijyanye ndumva nawe ufite abatangabuhamya iki ngiki nanicuza nyine sibyo ikijyanye iki ngiki nanicuza ni uko njye ntabwo urumva Jessica ariko se umva hano ni ikijyambere mu bagabo ibaze ko ugiye kuba isinici mu bagabo nicyo kijya kumbabaza yahageze bebe wanjye uretse ugiye gutuma abagabo bagiye kuzaba babubaho akantu nimba uri akantu k'akagabo nimba uri umugabo nimba uri agatungagabo nimba uri akagegera ntumbaze uri kuzamuka kwa Godfather ukavuga boss lady Boss lady. mutapinga bashu ariko ibaze rwose uyu mukobwa uzamuye si wa wundi ufitanye ibibazo na Jessica ko Jessica yavuze ngo ntabwo amushaka kumara ariko se watuje kumva aho tutari yavuye kumva gato nta kindi kintu nakora dore ukuntu ka kere ntacyo bikabwiye kuba karanegwe ariko shaka kunyerega nta n'ibyadanje nanjye rega nigeze kurwara malariya kera ndi umwana mfite imyaka nka 12 ndasura ndinera ibaze guha umuntu iyo yageze mu buri nyine ntabwo nanjye kubera ibyinshi basi nanjye mvuga keri sha ariko sha keri reba nk'uyu musore mwiza ako keri sha niba waraneye utubeshya imana iguhane ariko siramuhana kubera ko yaneye ariko ibi ni iki wamana ibintu bisigaye umva mbwiye nyine ibaze nanjye mvuga ati ahubwo njya murongora akamya akabinyitera gusa nanjye sinari kumutsinda yego nanjye ndabona utaha rero njyewe mbishaka bati Godfather njyewe uriya mukobwa naramurongoye ubwaranya egora nose si byumvikana naramurongoye ahubwo arajyana umunsi wo kubeshya aravuga ati ahubwo ni kiri waneye nose ubu namurongora ukanya warongoye umuntu waranya gusa ariko keri none se Jessica we yajya kukubeshyera icyo kintu utamubabaje ubwo kose waramubabaje kubeshya umuntu kuki mwumva ko umuntu wari yoneta atabeshya atesha tipe ya mbere aravuze ati uza kwa Godfather ngo kuvuga ngo Miss Lopez ni abantu bo muri comment bamba barego ngo yigize mbere kaje kumva Godfather agende kumubaza uyu nguyu mbabarega nge mba narumvise story nyinshi uyu mukobwa uje hano uri hafi ya Tesha witwa ngo The Chosen niba The Chosen siwe wari kuvuga ngo yashwanye na ba Jessica ari gukatira undi mukobwa ngo nazajya musanga kuri live bazajya bashwana niba ngo yaramucumbikiye ngo akazajya guma yimyoza ibyo ntabwo wabyumvishe Tesha nawe rero ndakwiyamye nkura mwiso arabyagagura no mugore firigo iba yuzuye udutungagira twose inyama z'udusimba inyama z'iki buri kintu cyose thank you for me kinyama kiribwa God bless you biba biri muri firigo ye ibintu by'ibinyama namubaza se ibi binyama ni ibyiki ngo ngiye ngo mfite umugabo ngo w'umusaza w'umupfumu ngo muri Nigeria uyu mugore ni umurozi n'umupfumu uyu uri iruhande rwa Anyana thank you my iwawe love naragenda atembera umwana wawe mfite amafoto ye twarakinanye barafashe uriya mwana umutanga ikuzimu uriya mwana